kuri wa 27 Kanama 2025 itsinda rya Gender Equality and Women Empowerment jewe subcluster riwe na Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango hamwe n'umunyamabanga uhoraho wayo Madamu Batamuriza Mireille basuye gahunda y'amasengemba hafi yashyizweho n'umuryango Rwanda Work Develop n'uruzinduko rwabereye mu karere ka Rwamagana aho batangiye basura safe spaces n'imbohokero n'urubuga rufasha abana b'abakobwa b'abangavu urubyiruko ndetse n'abandi bose bafite ibibazo bitandukanye bakaganirizwa bagabwa ubujyanama binyuze mu bajyanama bakoranabushake baba barahuguwe masenge mukuru w'abakobwa ndetse n'abamarume. Nyuma yo kumva uhamya no kwihera amaso kuri ubuhokero rukora urugendo rwakomeje ku ishami ry'umuryango Rwanda Work Develop rya LWTVET Center y'Urwamagana n'ubundi aho bakiriwe n'abana bahigishirizwa imyuga itandukanye harimo nk'umukanishi bw'amagare ya sport, gutunganya ubwiza, kudoda, gusuka ndetse no gukora imitako itandukanye. Abitabiriye uruzinduko harimo amaorganizasiyo atandukanye n'imiryango inyuranye bagaragaje ko ari igitekerezo cyiza ndetse no bakwiriye kuba bashyira mu bikorwa. Bagaragaje ko bashima cyane kuko baharatekerejwe gushyirwa imbaraga nyinshi mu kuremera ubushobozi umwana w'umukobwa ndetse no kumwigisha imyuga by'umwihariko y'ubukanishi bw'amagare ya siporo isanzwe imenyereyemo igitsina gabo binajyanye no kurandura burundu ibizwi nka gender stereotypes. Ni ibintu mubona bimeze gute kubona abana b'abakobwa bari gukora amagare? Niho igihugu kiri kugana, ni kuvuga abakobwa no kujya mu cyo twita male dominated trades bakajya mu mirimo isanzwe iganzwa n'abagabo, kandi iyo mirimo akenshi ugasanga ni nayo itanga amafaranga menshi. Ubwo rero muri politiki y'igihugu y'uburinganire icyo ni ikintu no muri NST2 ni ikintu kiri clear iri highlight ko tugomba kuzakitaho cyane kugira ngo abakobwa n'abagore bajye mu mirimo isanzwe iganzwa n'abagabo yishyura amafaranga menshi. Yego murakoze. Iyi modo twabonye y'amasengemba hafi ubundi iki gikorwa twagiteguye mu rwego rwo kwigiranaho kubera ko ni inama dukora buri kwezi buri gihembwe buri mezi 3 kugira ngo turebe ibyo abafatanyabikorwa bacu barimo barakora, dusangira amakuru ku byo natwe nka minisiteri turimo turakora. Ni inama ngaruka gihembwe dukora buri mwaka, ubwo ni buri mwaka tuyikora 4 mu mwaka. Iyi nama rero twayihuje no gusura ibikorwa by'abafatanyabikorwa bacu. Iyi gahunda y'amasengemba hafi twasuye icyo ngewe nabonyemo kandi nakunzemo nuko iha urubuga ababyeyi basanzwe muri community nabo bakaza gutanga umusanzu wabo mu gukurikirana abana bagize ibibazo muri community. No kuvuga ngo nabana bahuriye mu mudugudu umwe n'ababyeyi baturutse mu mudugudu umwe na wa wundi ubakuriye mukuru w'abakobwa nawe n'umwe muri bo uri mu mudugudu umwe. No kuvuga ngo rero ni uguha urubuga bababyeyi kongera kujya mu nshingano kugira ngo bashobore gufasha abana. Ntibe gahunda ireba abana gusa ahubwo gahunda yibutsa uruhare rw'ababyeyi, uruhare rwa community mu gukomeza kurengera abana. Nicyo kintu numva nakunzemo. Ikindi nyine ni ya safe space kubashyira hamwe kugira ngo bashobore kuganira ariko batezanye intambwe mu bibazo, ntibaheranwe n'ibibazo bahuye nabyo ahubwo babirenge, bashobore no kujya mu mirimo ibabyarira inyungu, bashobore kwiteza imbere, abasubira ku ishuri basubire mu ishuri kandi bakomeze kuganirizwa. Ikintu kindi twavuga atari kuri gusa bamasengemba hafi ku mbogamizi bari abana bahura nazo ni izisanzwe dukomeza kuziganira ku mbuga zitandukanye, nizo kubona serivisi zikomatanyije. Buriya ntago tureba umwana wabyaye gusa, tureba imibanire ye n'ababyeyi be, kuko iyo uriya mwana amaze kugira ikibazo cyo guterwa inda akagira ikibazo cyo kubyara akiri mutoya, ntabone umubyeyi umuherekeza, ntabone umubyeyi umugaburira, ntabone umubyeyi umwitaho, umwibutsa isuku, umwibutsa uko agomba konsa umwana, umwibutsa kujya ku gipimo nk'umugore utwite, ni handi n'ubundi abyara umwana ufite ibyago byinshi byo kwitaba Imana ataruzuza n'amezi 3. Kuri nk'aba bana duhura nabo mu rubohokero rwa gahunda y'amasengemba hafi, usanga mu by'ukuri baba baragiye bashukishwa utuntu cyangwa se bagaragarizwa n'ababahohoteye yuko ari abantu babafitiye akamaro, babafitiye impuhwe, bababeshya, ariko bamara kubahohotera ugasanga noneho ikibazo ni wa mwana ugiye kukikorera wenyine, kandi uwo wamuhohoteye ntacyo abajijwe, hari umuryango we, hari ishuri,
hari community, abo bantu bose ugasanga mu by'ukuri nta numwe waba ari accountable kuri iyo situation yabaye, umwana akikorera ikibazo wenyine. Kubarinda rero ni ukubaha amakuru kandi ahagije, ariko n'amakuru agahabwa n'abandi bantu community, kugira ngo babashe kureba ibyo bintu bishobora kubangamira abana, kugira ngo badakomeza guhohoterwa.